dutahe cyane. Iyo duhuye n'umuntu ugenda yiganiriza, icyo tubona bwa mbere ni uko uwo muntu ahari yaba afite ibibazo. Dushobora kumuhangayikira cyangwa tukamuseka bitewe n'uko dusanzwe twitwara iyo tubonye umuntu ukora ibintu twibwira ko bitemewe. Impamvu twumva bidutangaje ni uko mu muco wacu akenshi tutamenyereye ko umuntu ashobora kugira umwanya ari wenyine. Buri muntu aba ashaka ko bavugana, abo bungurana ibitekerezo cyangwa bakorana ibintu bitandukanye. Uzasanga umwanya tutari mu kazi cyangwa tudasinziriye, tudafite ibindi biduhugije, tuba dushaka kumarana n'abantu. Ubu rero ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Ntabwo byoroshye kuba wenyine. Usanga uri ku mbuga nkoranyambaga uvugisha abantu, usoma ibintu bitandukanye kuri YouTube cyangwa n'ahandi, ndetse ugashaka n'abo muba muganira mu buryo bwo kwandikirana. Ese ujya ugira umwanya nawe ubwawe? Wemera kwimenya no kwakira umuntu uri muri wowe? Ubasha kunezezwa no kubana nawe ubwawe? Icyo nize ni uko mbere yuko ushaka kwemerwa n'abandi, banza wiyakire wowe ubwawe. Wishimire kumarana umwanya nawe ubwawe. Igihe ibyo bikunejeje, n'abandi bazaza bazagusanga muri uwo munezero. Aho nkora tujya tugira ibihe by'umwiherero. Ababiyoboye hari igihe badusaba ko umuntu yiherera agatekereza ndetse akitekerezaho. Nabonye uwo mwanya ugora benshi. Habamo n'abakubwira ko igihe agize umwanya wo gutekereza haza ibintu bibi gusa cyangwa ibyamubabaje, bityo agahitamo kubihunga. Ariko kubihunga si umuti. Ahubwo ni ngombwa kubiha umwanya kugira ngo wimenye, ndetse umenye n'aho urwaye, nibiba ngombwa umenye aho uhera wivura cyangwa aho wakwivuza. Umuntu agizwe n'ibice bitandukanye. Agizwe n'umubiri ugaragara, akagira n'igice twita ubugingo, harimo imbamutima, ubwenge, intekerezo, ubushake bwo gukora, ibyiyumviro ndetse n'ibindi bitugize bigira uruhare mu buzima bwacu ariko bitaboneshwa amaso cyangwa ukaba utabikoraho. Ku bizera bazi ko hari n'ikindi gice cyitwa umwuka kigenga ibyo byose. Iyo ufashe umwanya wawe wo kwemera ko ibyo bice biganira, uvanamo kwimenya, kubasha gusobanukirwa uwo uri we ndetse n'impamvu ukora ibintu bitandukanye. Ubasha gukunda uwo uri we, kandi ubasha no kugira ibyo uhindura iyo ubonye hari ibitagushimishije. Kumarana umwanya nawe ubwawe bikugwa neza. Kugira abantu mu buzima mugendana ni ngombwa. Bakakuba hafi, bakagukunda, bakakwakira ukuri. Ariko iyo utiyizi, hari igihe ushaka ko bagukunda muri bya bice byawe byijimye kandi nawe ubwawe utabikunda. Ni byiza rero ko wiga kumenya uko umeze kugira ngo ibyo kwakira byakirwe, ariko nibihinduka uba ubasha kubihindura kuko nawe ubwawe wibwiza ukuri. Umwanya umarana nawe ugufasha kuvana ibishimwa mu bigawa, ariko kandi ibyo utahindura nabyo ntabwo bigukerereza, kuko usanga hari byinshi ufite byiza ndetse wanateza imbere. Ikindi ni uko iyo ufata umwanya mu buryo buhoraho, bigabanya kwa kwivugisha mu buryo wakwivugisha kuko ibintu byakurenze. Ahubwo niyo wiganiriza, ibiganiro byawe ubimenyereye ku buryo buri gihe bituma ugera ku myanzuro myiza. Nkwifurije kwiga kubana nawe ubwawe, ntukihunge. Muri wowe harimo ubutunzi, kandi n'igihe uhuye n'abandi ngo muganire, mwese muzunguka.